ndagusuje ukomeje kubana natwe. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Uyu munsi ndagira ngo twikomereze n'inkuru yacu Imvune z'urukundo igice cya 5. Duherukana na Aline hari ibyatangiye kumugarukira mu ntekerezo ariko tutamenye neza ibyo ari byo. Ese kubera icyo ubundi yakangutse asakuza cyane? Muri kumwe na wuswus. Aline ubwo yari ari gusakuza, abari baryamye baramwumvishe, barabyuka baza kumureba bamubaza icyo abaye. Nuko abasubiza n'ubwoba bwinshi cyane agira ati, mbonye ibigabo 3 bimpagaze hejuru biri kunkubita, mumbabarire ntimunsige njyenyine. Tuvuye aho ngaho twagarutse ku rundi ruhande. Ni mu masaha y'umugoroba, Davide n'inshuti ze bicaye mu kabari barimo gusangira akantu ari nako baganira. Davide arahaguruka n'ikirahure mu ntoki maze arababwira ati, basore, ndagira ngo uyu munsi ntihagire ugira ikibazo cy'inyota rwose. Babaho icyo mushaka cyose ndacyishyura. Nuko umwe muri baramubaza ati, niko Davi, ibi ko bitari bisanzwe, niki cyabaye kigiye gutuma udusindisha? Davide arabanza ngo inzoga yose yari iri mu kirahure maze arisetsa cyane. Ubu tuvugana namaze kubona isoko ryo kugemuramo imigati muri hoteli ikomeye cyane. Byumvikana ko business yanjye irimo kugenda neza. Niyo mpamvu navuze ngo reka ntumire inshuti zanjye dufatanye kwishimira ibyo byiza. Ako kanya bose barahaguruka bazamura ibirahure hejuru bagira bati, tumwemo ku bwa business ya Davide. Nuko bashyiramo umuziki batangira kwibyinira. Ako kanya bari kubyina bishimye bameze neza, telefone ya Davide yarasonye. Arebye abona na Aline uri kumuhamagara. Nuko ahita ashyira inzoga ku meza maze arababwira ati, mumbabarire rero ntabwo tubashije gukomezanya, ngize akabazo gatunguranye. Abo bari kumwe batangira kuyujura bagira bati, oya rwose, ibi ntabwo bishoboka. Niko Davi, uduhamagare mu kabari tuze, maze nubona inzoga zigeze aho ziryoshye dutangiye kwishima, nurangiza utuvemo dute. Uwo muntu ni no guhamagara ureka inzoga gatabagabo mu kabari. Davi, ibi ntabwo ari byo rwose. Davide nawe yihuta cyane arababwira ati, mureke ngende nzaba mbasobanurira nyuma. Nuko Davide ahita yinjira mu modoka maze arerekera. Tugarutse ku mukobwa Chantal yari ari gutembera muri hoteli ya se. Ageze ku cyumba cya papa we yumva telefone irasonye ariko ntihagire umuntu uyifata. Nuko irongera irasona nanone yikuraho. Ahita afungura urugi maze arinjira. Agezemo imbere asanga nta muntu urimo, nuko ajya gufata telefone ngo ayishyire papa we. Agiye kuyitora ababonye ya foto papa we yahoze areba kare. Nuko arayifata arayitegereza cyane maze ahita asohoka. Davide nawe yaje ataguyambitse. Mu kanya gato yari ageze kwa Aline. Nuko arinjira niko guhamagara Aline agira ati, nikari, umeze neza? Nari mpangayikishijwe nawe, wampamagaye ndahantu hari akavuyo sinakumva neza. Ndavuga ntiburi bwampamagaye wasanga afite ikibazo, reka murebe. Aline abonye ko Davide ahageze yumva muri we aratuje. Aramubwira ati, Davi, hari ikintu nibutse ariko ntabwo ndi kugisobanukirwa neza. Ndagira ngo niba wibuka aho wankuye tujyaneyo, niba ntacyo bigutwaye wenda byamfasha no kwibuka n'ibindi byinshi. Davide abitekerezaho maze aramubwira ati, nta kibazo, ndabyemeye rwose, ejo nzakujyanayo. Noneho reka ntahe njye mu rugo, ngira ngo urabibona ko bwije. Ubwo nzaza kugutora ejo maze tugende. Aline ahita ahaguruka maze abwira Davide ati, Davi, mbabarira uyu mugoroba mbe ndi kumwe nawe, winsiga njyenyine, ndumva mfite ubwoba bwinshi. Nuko Davide intekerezo zimubana nyinshi, atekereza ukuntu agiye kurara kandi hari umushoramari bagombaga guhura n'injoro.
nanone akibuka ko Aline nawe afite ibibazo byinshi kandi atameze neza. Birangira afashe umwanzuro wo kuhaguma kuko nawe yumvaga atava iruhande rwa Aline. Tugarutse muri hoteli, Chantal yakomeje kuzenguruka muri hoteli ari nako ashaka papa we ngo amuhe telefone. Nuko aramushaka ahantu hose ntiyamubona. Nuko ahagarara mu idirishya areba hanze, abona yicaye impande ya pisine asa nkaho wagira ngo afite ibibazo byinshi. Chantal yahise aza yirukanka amuheza telefone amubwira ko yamushatse yamubuze. Pascal afata telefone arayifungura ngo arebe ko hari abamubuze. Chantal yahise afungura ikayi maze akuramo ya foto yabonye mu cyumba cya papa we, arayimwereka maze aramubaza ati, papa, uyu mugore muri kumwe kuri ino foto ninde? Kubera iki se wakomeje kuyibika? Pascal aratungurwa cyane, yibaza ukuntu Chantal yabonye iyo foto, maze aramubwira ati, mwana wanjye, uwo mugore ureba aho ngaho ni uw'agaciro kanini kuri njyewe. Uwo mugore twarabyirukanye, turigana, tugera n'aho dukundana, ndetse twemeranya no kubana. Igihe cyegereje ngo tubane nibwo yaje ansezeraho maze aranta aragenda. Ubwo nyuma yaho kwiyakira byarananiye, nibwo nahise mpura na mama wawe turabana. Nawe akimara kukubyara nibwo yahise ahitanwa n'indwara y'umutima, nawe ndamubura mwana wanjye. Nta na kimwe nasigaranye mu byo nakunze byose keretse we mwana wanjye. Chantal yahise amwiyegereza aramuhumuriza maze bahita bahaguruka bajya mu nzu. Dukomeje kwa Aline, Davide yanze kurana na Aline ku buriri bumwe maze ahitamo kurara mu ntebe. Mu bukerera Aline yabyutse atagwiyambitse ahita akangura Davide igitaraganya, maze baritegura, barangije bafata urugendo. Izuba ryarashe bageze kure. Bari mu modoka bagenda, bagiye baganira. Davide abaza Aline ibyerekeye rwa rwandiko, amubaza ibyari byanditsemo, nuko Aline amusobanurira byose. Davide amaze kubyumva yumva biramubabaje cyane. Bigiye imbere gato, Davide yaparitse imodoka ku ruhande ayisohokamo maze yicara impande y'umuhanda atangira kurira. Cyorere, Davide se kandi ko arize niki gitumye arira? Reka tuzakomezanye ubutaha, ari nako duciye amatsiko yo kumenya impamvu Davide yicaye akarira.